Nyariza mu biki wowe bikanya nyariza. Reba ndinga yawe ukinisha hano hose nge sinimba ugenda ukinisha mu muhanda hose aho ubone. Mwanda zaza. No hishura so ba muhanda w'amahera. Ako ureba wuzura neza urebe usanga wuzura neza wo. Chokora wabaye nosusu. Nibaza n'impamvu mama arimo kukweza amafaranga yishyura school fees yabiretsa ugataha tukabimenya ni waratashe uri waratunaniye uri umusinzi. Ako muvugo sena umunsi n'umwe gutya uzavuga ikintu kiri mu bwenge muvugo bise biyano warabuze mudende bidasuza namona iri hano taruka hano ndiruke hano Ndio usigara mu cyaro kaguma yo waje uza gukora iki ntushoboye kwiga birirwa mu kabari gusa ngo wirise waje kwiga biriho bivuga sinzabishobora cyangwa uzabibwire mama wawe uve hano utahe usubire cyangwa ujye mu kigo isi ni Ego. Ma. Ya matono rero ndayabuze. Gusa ariko nguboneye agafanta. Tereko aho ngaho. Ese fanta niyo nagutumye. Niko kabonetse ariko ugerageze urebe ko nako gashobora. Umeze utese? Linda se yahamagaye. Linda yahamagaye. Linda. Mama buriya iri kuvuga ibyo bintu nanjye bitangira kuncanga rwose. Wajya umbabura ukareka kwihangayikisha kubera ibyo bintu. Linda mwihurire. Ari kumwe na Jesse hariya ntacyo babaye nta kibazo bafite. Ariko Shyaka. Oya ma umva nkubwira ibindi uri kumbwira. Cyakoze cyo muri iyi minsi mpamvu atari kuboneka bahugiye mu gushaka ibyangombwa bimwemerera kujya kwiga. Rero ibindi uri kuzana bituma ugenda ugira stress, urabizi ko ufite ikibazo cy'umutima. Muganga ejo bundi yarakubwiye yuko ufite risque zo kuba wapfa isaha iyo ariyo yose kubera ukuntu umutima wawe kwiruka kandi nawe kugenda wongeraho stress mbaburira ibyo bintu byikura. Ntabwo se Shyaka urareba ugasanga ndi umwana koko kuba wambeshya. Linda afite ikihe kibazo? Linda nta kibazo afite nabikubwiye. Reka nkubwire rero asigaye ugikunzanira telefone yanjye hanyuma mbashe kuzibariza ati hanyuma mbashe kuzavugana na Tina mubaza amakuru ya Linda naho wowe namubyara wawe murambeshya rwose. Mana hagara ko kubeshya rwose ariko nimba wumva ko kuri bubaze Tina nta kibazo ubwo ninza kujya mu mujyi ndaza kureba aho nagiye kwikoreshereza ariko banza usome no kuri ako gafanta nayo ngozana. Wawe buretse gatoya ndumva ntambaga mfite ndaza kuyo. Nta kibazo ubwo ngubwo nanjye reka nzingere ku kazi ndebe ko nakakagoshye bakakama. Ubone imite nkuzanira iyo telefone urebe ko wavugana na Tina wamungana akakumara impungenge. Nta kibazo mwana wanjye. Sare mu wirirwe neza. Wirirwe neza. Gize ikibazo ubwo uraza kuvugira umuntu ari wese urahangana nta kibazo. Nta kibazo. Nampamagara. Yego urakoze. Sawa wirirwe. Yego.
bagufashe iki se bari mu Rwanda akisi wagiye utuze ko mbona wagira ngo gutwikira wiri wagira ngo ni ugutsinda muri details washoye maya ubwo murifashe mu buryo muvuje kumbwira disikuru ariko ndabona muje munashoreranye nk'inka bashoye kunywa amazi reka mubwire rero amukomeye utabizi uko uhora wigira wigize umuntu wujuje ibiciro cyane uruzi uko nguko niko bazagufata ukajya he kujugunya imyanda bayimenya urahazi byibura n'imyanda idufasha kuramo gazi idufasha guteka nawe se wowe iyo muvuye murashorerana muza mu rugo iwanjye kuhanuka aha ni iwanjye bakora ni iwanjye mbiyawe mumbwire ikibagenza ntibafashe mba mfite byinshi byo gukora mu rugo rwanjye ntabwo ndi muramukunda ntabwo umfasha imibare ndabona yagize nkaho ari igihe musigaye ariko ukumva wagiye umenya agaciro bakubariza nawe ntazi iyo uvuye urifashije kumenya agaciro kanjye njyewe agaciro kanjye wowe agashima ntabwo mukeneye kumbwira icyo duhereze sikafu yacu duhereze sikafu yacu ariko muri ibicucu u Rwanda ni ukuri rufite ibibazo pe rufite no kwigisha abantu nkawe ubu murimbura mukora ku buryo muzamwe n'ingirwa sikafu mureke nyibazane mfite byinshi byo gukora mu rugo ari kugira imyiryo ye ariko rwose uyu mugore kuko utatumira aho uruzi ariko yarageze ndabona ko uyu mukobwa ubasuye ngo azaguma aha ngaha ngo ahagume ari disipurine zitagira reba hano dukana arimo bitewe no kugira ngo urugo yasize mvagira kuba urimo urabitereza Something's missing. Swatch Robin. Koga nawe waranshuka rero. Ntabwo mbimenyereye. Si ibintu mbishyireho nabyo ra. kwitunganyisha sinamukira ndamubwa gituma wanjye se uzanyegera ahubwo Linda, now you are Linda, my baby Linda, Linda. Hey babe, how are you? I just wanted to tell you that I'm in the way. I'm just going to put on my shoes, then I go out. Really? I hope you're not lying me. Hope I see you there, okay? And remember, hey, last time we didn't drink as much as I did, so make sure today we are going to enjoy, okay? Okay, my baby girl, see you there. Today it's a party, you see? No, I'm going to try to find a way of getting out of this room, you know? My cousin brother, you don't know him. I don't know how I'm going to go out because he's so strict, you know? But don't worry, I will be there in half of them. Like, in 30 minutes I will be there. Half of the hour, yeah. Okay, see you. Which shoes am I going to put on? Should I put on this? No, put on this. Ish, like a thing. Oh, kandi tina naramubwiye mana narayira ngo bangurire ibintu bifite karite. Man, kwaga nawe rwose sinzi ibyabo. Okay, let me see. Somebody
shakoshi oya ariko igihe mwanire mumvuza ubwambo mwamabyibu mumvane ibyo bintu mugende mumvira ahangaha ni iwanjye bakobwa n'undi munsi sinzongere kubabona mushoreranye gutyo ntaho muri kwinjira mu kiraro hano ntabwo ari mu kiraro cy'inka aha ni mu rugo rw'umugore n'umugabo kandi ni iwanjye ndabiyamye muvangane mfite imirimo myinshi mugende mumve imbere mureke kuntera iseseme iwanjye ndakurahiye nawe uzamarana kabiri nta mwanya wakukurikirana wikize akaba umugira iki ndamaze imbesire Jesse kureba iki se kumva ndebe nawe usigaye ukunda amabi Jesse ahubwo ko ndeba wiyambaritse nkaho ugiye mu kabari ngiye kubyina byina si by'imbyino biki ako singiye rero nawe murancanga murambwiye ngo nindeke ngo bubiri ngo nshake ibintu muri niboneye ibindi bintu kipa none murimo muramyaje umutwe ni iki naho byinira hano mbyinise mu nzu hano harabaye bandi tubyina na wowe wabuze ibyo kubyina wese kubyina kabasi ndagira uyu munsi gusa ntabwo nzongera ugenda ari kujya hehe asubwo urumva uzajya uhora ugenda amajoro ibyo ngibyo ari ibyo uzajya hano se mu Bushinwa yaba nijoro yaba ku manywa byose ni kimwe amatara yaka ese ninde wakubwiye ko hano uzajya wirirwa uzerera amajoro yose ugenda utesha abantu umutwe ngo ugiye kubyina babyina ubyina ibiki se imbyino nyine zo kwishimisha wagiye se ukaryama mubwira kujya gusenga ntuba ushaka ko tujyana gusenga ariko ushoboye kujya kubyina kuwa gatandatu tuzajya gusenga sibyo ako ko ndi birimo gukina kandi ntarimo gukinana nawe nyese kuwa gatandatu simbwiye ko tuzajya gusenga ugasanga ndimo gukina nawe kuba mubwira ugakora ibyo bintu by'amatete nk'aho ari uva nkubwire ibyo ntabwo bishaka mama uri mu rugo ntiwambwira ngo kwa mama ajya kujya mu kabari ntiwambwira ngo bajya kujya kubyina ibyo ngibyo mutubyinira ni gute wakumva ko hano ariho wazajya ukorera ibyo bintu byawe n'ubwa nyuma n'ubwa mbere turasubira bye uhereye ntugaruke gusa wambwira iki mama ahubwo kaze muhamagaye mubwire usigaye wirirwa mu kabari oya nyine ndagaruka nese simbuze ko tugaruke siko mama maze iminsi aguhamagara bugera aguhamagara shyaka araguhamagara ba era bose barakubuze abantu bose barakubuze uzerera gusa siko rero kubeshya mu maguru uba wagiye mu kazi cyangwa uri ku bicu uryamye kandi mukazi ngenda subisetsa umva cyangwa se kubeshya ngaho bari niba bahamagara ukembe ntabyo kubeshya ndamubwira ko ari mu kabari ntabyo ushaka kumva tumeze ute nta mwana wa ndaho n'uburwayi butamereye neza ariko ndashima Imana Shyaka na mama bari bambwiye ko warembye ariko nanjye ndabona wararembye cyane aho uraza koroherwa ni ukuri ntange ntugire ikibazo urakoze cyane mbese amakuru yarinda Linda se Linda amakuru ye ntabwo nyiherutse ntabwo duherutse kuvugana uretse ko mperutse kuvugana na wa mushuti we akambwira yuko ngo ari aho nta kibazo ese wajya uhamagara Jessie ukaba ari wubaze ese undi we ntiyabimbwiye ntabwo Linda tujya tuvugana ntiduherutse kuvugana pe reka mpamagare Jessie tumubaze sibyo anti nta kibazo urakoze mpamagare Jessie
this nigga calling me next time. Hello, bro. Hey? Where? In the back? You said? No, you said accident where? Bro, which hospital? Just tell me like which hospital? Does she hurt? Does she get less injuries? Oh my goodness. Bro, let me come and find you. Alright bro, alright. Please, let me go. Hello? Jesse, how are you? Did she? In the same.